amateka. Nuko hari ubuzima twagiye twisangamo, iyo turi muri ubwo buzima ntihabe guhindurirwa amateka, ntabwo abantu bamenya ko twahuye na Yesu. Iyo umuntu yahuye na Yesu hari imbaraga zihindura amateka y'ubuzima bwe. Senga byose bihari, senga byose bidahari, uzuza ihame ryo gushaka Imana. Waba waburaye ushaka Imana, waba ufite ikibazo ushaka Imana. Data akora igitangaza. Ya myenda yose ya mbabariye ibyaha atumanera de. Icara mu mwanya wawe utuze. Ufite icyatuma dushima Imana, ibyinshi Imana yakoze. Tumaze kuganira ijambo ryavugaga ngo bameze nk'igiti cyashoreye imizi muri wa mugezi, ngo ntibazatinya umwaka wacanyemo amapfa. Haleluya. Turongera tuganira ijambo ngo Yabesi atakambira Imana, aribwira ngo icyamukamba umugisha rwose, ukandinda ibyago n'ibimbabazi kandi ukagura imbago zanjye. Uyu mwaka Imana iguha umugisha, nimara kuguha umugisha yagure n'imbago zawe. Nimara kwagura imbago zawe, haleluya, yongere kurinde muri iki cyorezo. Imana ikurinde, irinde wowe, irinde u Rwanda n'Abanyarwanda, ukomeze kubona ukuboko kwayo. Amen. Kwa tugeze ku ijambo rivuga ngo ibyakera ntitugire gute, ntitubyibuke, ngo kandi ibyashize twere kubyitaho. Dore ngiye gukora ikintu gisha. Imana ikora ikintu gisha ku buzima bwawe. Imana ikora ikintu gisha mu muryango wawe. Imana ikora ikintu gisha muri bizinesi zawe. Imana ikora ikintu gisha. Icyo wowe utari witeguye aba ari kubona mu izina rya Yesu. Ijambo riravuga ngo nzatembesha imigezi mu butayu. Aho hantu wabonaga hari hasa n'ubutayu, aho hantu wari uhagaze wabonaga ari ubutayu, Imana igiye gutembeshamo imigezi. Ugiye kubona ukuboko kwayo kwiza. Amena. Ugiye kubona ukuboko kwayo kwiza, kandi ukomeze wambara imbaraga z'Imana. Aho ngiye gusoreza ni hahandi mu gice cya 48. 48 niho ngiye gusoreza, igihe mushumba w'itorero yampaye kiraba gishitse, kugira ngo n'abandi tuze gukomeza dusangira ijambo ry'Imana. 48 umurongo wa kangahe? Wa 7.
havuze ngo biremwe kugira ngo biremwe nonaha si ibya kera, kugera uyu munsi ntiyigeze kubyumva, kugira ngo utavuga ngo nari mbizi. Ibintu Imana igiye gukora ni ibintu bitunguranye. Hari ibyo imaze kukuremera ugiye kubona muri uyu mwaka, bizagutera guhagarara ushime ubwo ngo nanone nabonye Imana mu mwaka wa 2021. Uku kwezi kwa mbere kuba ukwezi kudasanzwe, ukwa kabiri kuzaba ukwezi kudasanzwe, kwa gatatu kugeza mu mezi 12 agize umwaka. Buri kwezi ujye ubonamo igitangaza cy'Imana mu buryo budasanzwe, kuko ijambo ryavuze ngo biremwe nonaha kugira ngo utavuga ngo nari mbizi. Haleluya. Hari ibigiye kuza bitunguye ubuzima bwawe, kuri bya bintu ngo barambwiye barampanuriye nibyo koko, ariko hari ibigiye kuza bitunguranye ku buzima bwawe bizagutera guhagarara ugashima kandi ngo nabonye Imana mu ruhande rwanjye, nabonye Imana ikora ibikomeye, nabonye Imana ihindura amateka, nabonye Imana inyanirira, nabonye Imana inzamura, nabonye Imana inyambika, nabonye Imana inyubakira, nabonye Imana ikora mariage, nabonye Imana inyigishiriza abana. Ahantu hose habonye Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ube mu kuboko kwiza kw'Imana. Imana ikomeze guhagarara n'ubuzima bwawe. Wowe uri hano wabona guhagaze mu butayu, ijambo ryatubwiye ngo nzatendesha imigezi mu butayu. Aho wabonaga nta kintu gihari, aho niho Imana igiye kwiyerekanira. Niho ugiye kubonera ukuboko kw'Imana, niho ugiye kubonera imbaraga z'Imana. Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ikomeze kubahaza ibyiza byose. Tugiye kwinjira mu mwanya wo gusenga. Nirinze kwinjira mu mwuka w'ubuhanuzi kugira ngo ntaza kwica gahunda, kuko inyuma yanjye nzi ko hari umuhanuzi n'ubundi araza gukora. Yesu nashimwe cyane. Nari ndimo ndamuharurira inzira, araza gukora. Yesu nahabwe icyubahiro, kuko byose bibaho kugira ngo byuzuzanye. Amena, amena. Tugiye gusenga, ariko muri uyu mwanya uhaguruke utekereza ku bwiza bw'Imana. Twabonye ubuntu bw'Imana, twabonye ineza y'Imana, twabonye Imana itwambutsa tutari tuzi ko uyu mwaka turi buze kuwurangiza. Tugihaguruka, hari umuririmbyi nkunda yavuze ngo nduburira amaso yanjye ku musozi, ngo mbese gutabarwa kwanjye kwava. Tugiye gusengesha isengesho ry'imbaraga buri muntu wese. Umugabo bita Paulo yandikiye Abaroma aravuga ngo umuntu yizeza umutima akatuza akanwa ke akabarwaho gukira. Ntago njye nkunda kuvuga ngo reka mbasengera, ahubwo nawe mu mutima wawe hari ibyo ushobora kubwira Imana. Niba ari ishimwe ukavuga ngo Mana ndagushimira ko n'uyu munsi unyemereye kuba ndaha hantu, Imana ikabyumva igakora igitangaza. Turaririmba iyo ndirimbo, niba urabusenga simbizi, ngiye gufata umunota umwe cyangwa se ibiri itarenze iyo ngiyo. Turirimba iyo ndirimbo, ababishoboye basenga, hanyuma y'ibyo ngibyo nze gusubiza abayobozi gahunda. Yesu nashimwe cyane. Mana nduburira maso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbire, Uwiteka niho guturuka. Imana y'amahoro ikomeze kubaha umugisha. Reka bakire umushumba w'itorero akomeze gahunda. Yesu dukomere Imana amashyi batunezerewe mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya, twese haleluya. Imana ibaha umugisha kandi he umugisha umukozi wayo. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Murakoze. Tubonye abandi binjiye nonaha, ariko
kubera ko tugiye kubaha umwanya uri bukurikire, nitumwakira umukozi w'Imana Steven araza kutwereka abo bazanye, arakomeza na gahunda. Mu izina rya Yesu, uri Imana nkuru, uri Imana igira neza, uri Imana ihambaye, uri Imana ijya yumva gusenga, uri Imana ijya yumva kwinginga. Turakwinginze muri iki gitondo Data Mwami Imana yacu kubw'ijambo rya tugiye kumva, turakwinginze kugira ngo urukuterane natwe Data mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryambwiye ngo ab'i Siyoni ndetse n'ibe Yerusalemu hari abarokotse muhamagara. Mana ndagushimye ko utaduteraniriza ubusa, Mana ndagushimye ko waduhamagaye igitondo nk'iki ngiki, Mana ndagushimye ko watuzanye kugira ngo twumve. Dusengeye umugaragu wa Steven, Mana numwambike imbaraga, Mana nutinde ku buzima bwiwe, ubwenge bwawe budasanzwe. Ijambo agiye kuvuga ntaba ari we, aba ari wowe muri we, aba ari wowe ugaragara, aba ari ukorana nawe, aba ari utindana nawe. Umwuka wera w'Imana muzeho mu izina rya Yesu Kristo. Reka umuramburire amaboko kandi umushyigikire. Ijambo agiye kuvuga Data Mwami Imana yacu niryomora imitima iraha, nirisanura ibigomba gusanuka, nirisenya ibigomba gusenyeka, niribyutsa ibigomba kubyuka mu izina rya Yesu Kristo Nazarete. Urakoze kuko uri mu ruhande rwacu, ni mu izina rya Yesu tugukomera amashyi. Amen. Kandi amen. Tugiye kwiga rero Yesu ashimwe cyane. Tugiye kureba abantu babiri bahuye na Yesu. Urebe nawe niba uri muri abo. Umutwe w'amagambo tugiye kwiga uravuga ngo amahame yo guhindurirwa amateka. Amahame yo guhindurirwa amateka. Niba ufite agapapuro cyangwa agakayi, ngiye kubigisha ibintu bikomeye, ndagira ngo niba ufite aho wakwandika wandike cyangwa se recording, kuko ntabwo ari ibintu biraho. Ngiye kubaha ibintu by'umwaka, kuko bashaka kumuzagaruka mu wundi mwaka, ariko ndagira ngo usigire amahame abiri. Amahame yo guhindurirwa amateka. Ayo mahame ateye ate? Ese kuki ari ngombwa ko duhindurirwa amateka? Nuko hari ubuzima twagiye twisangamo, iyo turi muri ubwo buzima ntihabe guhindurirwa amateka. Ntabwo abantu bamenya ko twahuye na Yesu. Iyo umuntu yahuye na Yesu hari imbaraga zihindura amateka y'ubuzima bwe, kandi ntabwo tuzajya kuba ahindutse twahuye na Yesu utarahinduka. Amahame agaragaza ko umuntu yahuye na Yesu. Reka muhozi abantu dusomere Luka 19 ahere ku murongo wa mbere. Ni amagambo maremare cyane, arasoma ageze ku murongo wa 10 kugira ngo mubyumve neza. Ndi hano nka mwarimu gato, ariko ndongera ndi hano nka profete, kandi ndi hano nk'umuntu ugiye kugwicyerekezo. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Mahame kadusome mu izina rya Yesu. Yes. Luka ibice 19 uhere ku murongo wa mbere. Umurongo wa mbere turageza ku wa 10. Yes. Mutwe w'amagambo uravuga ngo ibya Zakayo. Yego. Birira tubwiye ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu. Yes. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Amen. Noneho agihagaze kugira ngo tuvireho rimwe, kuko nabwiye ko turaza kureba abantu babiri. Mariko 10:46-52.
noneho turebe ayo mahame yo guhindurirwa amateka ku bantu babiri, kuko hano muri abantu babiri. Aha hari abamama, hari n'abapapa, hari igitsina gore n'igitsina gabo. Vuga ngo ngiye kubwiriza abantu babiri, noneho wowe uraza gufata umwanzuro. Matayo Mariko 10:46 abari hahera arangize kuri 52 tayari. Bibiliya iratubwiye ngo nuko bagera i Yeriko, akivana i Yeriko n'abigishwa be n'abantu benshi, asanga umwana wa Timayo witwaga Barutimayo, umusezi w'impumyi, yicaye iruhande rw'inzira. Yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari we uje, ahera ko arataka cyane ati, Yesu mwene Dawidi. Abantu benshi baramucyaha ngo ahore, ariko arushaho gutaka ati, mwene Dawidi mbabarira. Yesu arahagarara arababwira ati, nimumuhamagare. Bahamagara impumyi, barayibwira bati, humura, haguruka, araguhamagara. Nayo ita umwenda wayo, irabaduka, yegera Yesu. Yesu arayibaza ati, urashaka ko nkugirira ne? Iyo mpumyi iramusubiza iti, mwigisha, ndashaka guhumuka. Yesu arayibwira ati, igendere, kwizera kwawe kuragukijije. Uwo mwanya arahumuka, amukurikira mu nzira. Yes, Imana iguhe umugisha. Mwami turagushimye, turaguhaje kubw'ijambo ryawe. Nyemerera imbaraga zawe zibe kuri jye n'umuntu z'amatwi, Mwuka wera w'Imana mu izina rya Yesu, amen. Turacyari kumwe ngo duhe Imana icyubahiro. Yes, ngaho rero mumfate kuko ndi bwihute. Tubonye abantu babiri hano, turabona abagabo babiri, ariko aba bagabo babiri buri wese yari afite ikimubabaje, buri wese yari afite ingorane ze, buri wese yari afite ikimwicariye. Ariko twatangiye dusoma Luka, Bibiliya tubwira ku mugabo witwa Zakayo. Uyu mugabo Zakayo Bibiliya tubwira ukuntu ari umukoresha w'ikoro, yari umusoresha. Mu kindi Kinyarwanda yakoraga muri Rwanda Revenue, yari ashinzwe ibyinjira n'ibisohoka. Uyu mugabo Bibiliya tubwira ngo yari umutunzi, yari afite ibishoboka byose. Ubuzima yari abayemo bwari ubuzima bwinezeza, bwari ubuzima budafite kubaha Imana muri we, bwari ubuzima bufite kwinezeza. Igitondo kimwe akajya yumva abantu batambuka bavuga imbaraga za Yesu, bagatambuka bikoreye kawunga, bamusorera bamubwira ati mu ijuru hari Imana, mu ijuru hari Imana. Ariko Zakaribaza, bano bantu mbona buri munsi banezerewe, mbona buri munsi bavuga ngo mu ijuru hari Imana, iyo Mana bavugira he? Uyu mugabo rero aza kwiyumvamo avuga atari kuko biri kose birashoboka ko ari igihe ibi bintu abantu bavuga bifite umumaro. Biratubwira ngo nuko arahaguruka. Ihame rya mbere yarumvise, ihame rya kabiri yarahagurutse. Ndagira ngo mbabwire, tubwiriza abantu benshi bakumva, ariko bidashizemo ihame rya kabiri ryo guhaguruka ntabwo uhura na Yesu. Ntabwo Yesu yaje gushaka Zakayo, Zakayo yaje gushaka Yesu. Iyo Zakayo aguma muri ofisi ntabwo yari guhura na Yesu, ariko Zakayo yarahagurutse. Aravuga ngo narumvise ngiye no guhaguruka. Arahaguruka ahura n'imbaraga zidasanzwe. Ngo nuko wahageze asanga abantu ni benshi, asanga igiterane cya Yesu. Icyo gihe na COVID yari ihari, icyo gihe abantu baregeranaga, icyo gihe abantu ntabwo basabaga ngo bakarabe intoki, oya bose barazaga. Basasanga ni benshi kuko yagize gute yemwe yaje atinze. Ahageze avuga ati nubwo mbikurikiranira kure, ariko njyewe uyu mugabo niyumvisemo ko nibuze kubonana nawe. Iyo wiyumvisemo kubonana na Yesu murabonana. Ora kosata ya makoya
ikaya makosiya. Hame rya gatatu, iyo wiyumvisemo kubana na Yesu, guhura na Yesu, abarozi bariho batariho, bakwanga batakwanga, bakuvuga batakuvuga, iyo wabyiyumvisemo Yesu murahura. Kora makosiya. Ngo arangije, ngo aragenda yurira ikintu bita igiti cy'umuvumu. Ihame ry'irindi yagize iyerekwa ryo kumenya aho Yesu ari bunyure. Imana ibaha iyerekwa ry'uyu mwaka, mumenye ahantu Yesu agiye kunyura. Imana ibahereza iyerekwa, mumenye imbaraga z'Imana aho zigiye kunyura. Orakoya makoside. Ngo aragenda yurira igiti cy'umuvumu. Bibiliya yatubwiye igihe yuriraga igiti cy'umuvumu, ntabwo Bibiliya yabyanditse, ariko harabamubwira ati yo uzamenya azanyura hese, yo ubwo se urubaho uzacuruza bikavamo, yo wese uzabona umugabo ko n'imyaka ufite itakwemerera, yo wese uzabyara. Na Sara yarabyaye muri 90. Niba kugira kutazabona umugabo se, niba utanga abagabo se, niba utanga abagabo ra, mubwire ngo vuga utatete, hari ihame ndi kugenderamo, kandi iryo hame rizana Yesu. Ngo arangije, Yesu ahita abona ko Zakayo hari ihame yujije. Irya mbere yumvise, kabiri yahagurutse, gatatu yuriye umuvumu. Nyumva neza, bino bintu ntabwo ari mu isoko. Bino bintu tubabwira ni ibintu bikora. Bino bintu tubabwira iyo utumvise amateka arahinduka. Igihe yari mu muvumu, ngubwira abantu bamuvuze ni benshi. Reka ngubwire rero, iyo umuntu ataravuga arataka. Nubona umuntu ataka ntabwo baravuga. Njyewe baramvuga ntibarakuvuga. Ubundi muntu wavuzwe bien akavugwa neza ni umuntu witwa Ana yaravuzwe, pinamuhagaze hejuru, hanyuma avuga ati noneho ndabibonye, njyewe njyenyine nzajya senga njyenyine, njye mu nzu y'Imana nta muntu ngeneye, n'ubundi ni ukumvuga gusa. Igitondo kimwe afashe ihame ryo kuva mu kavuyo, Imana irakora. Imana itari gukora, musengera mu kavuyo. Imana itari kuvuga, mugendera mu kigare. Bagiye Kanyarira nagiyeyo, bagiye Samatare nagiyeyo, bagiye Samudu aho ni Kigali, bagiye hehe gusenga kwiriba ndagiye. Ugiye ujyanye iyihe ntego? Ugiye kubera iki? Ugiye uko bagiyeyo, nta kintu uri bubone, ariko uwagiye azi impamvu agiyeyo arahura na Yesu. Okaya makosire monde pa 21 ndakwinginze, va mu kigare. Va he? Ndagira ngo ubwire nje kukwigisha amahame, kugira ngo mbe ndi hano hari amahame n'ujuje, kugira ngo urusengero barufungurire hari amahame rwujuje, kugira ngo mbe mfite umugore hari amahame n'ujuje. Niba ukeneye kujya mu gitangaza ubaha amahame. Dawidi kugira ngo aneshe Goliyati hari amahame yujuje. Ihame rya mbere, Dawidi yatindanye n'Imana, ava mu bantu, areka se, areka nyina, yajya mu dutama, yuzuza y'amahame. Ijuru imutekerezaho, ijuru avuga ngo mbonye umuntu wujuje iki? Imana ibwira Yesaya ngo Yesaya we ngeneye umwana wawe. Yesaya kabona ba Shamu na ba Aminadabu, ibwira Samweli ngo irukugeyo, fata ihembe. Kumbe ka Dawidi kari muri fashinaga yanjye ndirimbe, ariko uzambe ryo kuramya, agatangira agahimbaza Mana uri Imana, Mana uri Imana, akoze uzambe ryo guhimbaza, agatangira Mana yanjye wewe nzakuna, yuzuza uzambe ryo kwinamba. Nawe
iyo umuceri wabuze nibwo usenga, kawunga kabura nibwo uhamagara Imana, umunsi byabonetse cyangwa cyo kujya mu rusengero. Bongo yako kama ukingali naomba juu umekosa chakula, hauyakutana na Yesu. kama ukingali naomba juu bwana yako hayakuja nyumbani, hauyakutana na Yesu. Senga byose bihari, senga byose bidahari, uzuzihame cyo gushaka Imana. Waba waburaye ushaka Imana, waba ufite ikibazo ushaka Imana. Data akora igitangaza. Imera icyubahiro, imera icyubahiro. Zakayo amaze kugera mu giti, umva ihame yujuje, yaravuze ngo sindi businzire, ndareba. Noneho kureba kwanjye kuramba kumukoraho, kuramba kumubona, ngo arareba, arakanuka. Yesu arabwiriza ngo arangije Yesu yiyumvamo kunyura hehe nusi y'umuvumu, uko hari umuntu ugize gute umutegereje. Ndagira ngo baze umutima wawe, 2021 utegereje Yesu cyangwa utegereje imigati cyangwa utegereje amasezerano? abantu bategereje Yesu nubwo muri mudupfukamunwa mutere haleluya ndayumva. Ndasubiramo 2021 abantu bategereje Yesu, abantu barindiye Yesu, abantu bashaka gukora kuri Yesu. Zamura haleluya, zamura haleluya. Twahuye n'abantu ntihagira icyo batumarira, twategereje abantu batunyuraho, twategereje abantu baratumwaza, twategereje abantu baratwibagirwa, tubahamagaye batubaza ngo muri bande, tubareza mesaje ntibazisubiza. Ariko ndashimira Yesu iyo umuhamagaye yitaba, ndashimira Yesu ko mesaje yohereje imugeraho. Hari ibintu bitatu byo kubwira. Icyambere, iyo umuntu ategereje Yesu agahagarara mu ihame, Yesu aramwibuka. Icyakabiri, umuntu wamaze guhaguruka agahura n'ibisitaza ntimusubize inyuma, agakomeza imbere, ahura na Yesu. Gatatu, umuntu watangiye urugendo ntiyumve ku byo bavuga, niba muca intege agakomeza afite umuhamagaro, afite ishyaka, Yesu aramuhemba. Umva neza, bano bagabo babiri ndagira ngo bumve, nuko Yesu ngo akora ikintu cyiza, ngo arahanyura, ngo arangije ngo ageze munsi y'igiti cy'umuvumu, ngo aramureba, umwana ngo Zakayo ururuka uyu munsi ndarara hehe iwawe. Kangubaza mu kinyarwanda cyiza, Yesu ageze iwawe habura umuceri, Yesu ageze iwawe habura kawunga, Yesu ageze iwawe wabura amakara, Yesu ageze iwawe umugabo yatera imigeri, Yesu ageze iwawe inzu yabura. Ikibazo wari ufite ni uko wabaka udafite Yesu. Ubwo ugiye gutahana Yesu karitira bimenye. Hari umubyumvise? Ubwo ugiye gutahana Yesu n'inshuti n'imiryango bakuvuyeho baraza kubimenya. Bwana sifiwe. Noneho umvira igihame Zakayo yujuje. Yesu ageze kwa Zakayo, Zakayo ahura n'imbaraga z'umwuka wera. Zakayo aravuga ati rero shingiye ukuntu nagushatse, shingiye ukuntu nakubonye, ndi hano n'ikimenyimenyi ibyo nambuye ndayibasubiza makubiye kane. Iyo wumvishe Yesu uhuye nawe, ikizakwereka ihame ry'uwahuye na Yesu, yihana batamwihanishije. Umuntu wahuye na Yesu gutanga icyacumi ntabwo bamukurura, umuntu wahuye na Yesu gutanga inyubako ntibamukurura, kuko muri we hari ikiri kubimubwira. Impamvu ubona turwana n'abakirisitu tubabwira ngo mureke gusambana, mureke kwambara ubusa, mureke kunywa inzoga, nuko batarahura nande na Yesu. Wahuye na Yesu ndakubwiza ukuri ntiwanywa inzoga. Wahagera mu ijambo rivuga vino n'umukobanyi ngo uyimba ntagira ubwenge, ngo mureke urwo rushunga ndushyi. Bwana sifiwe. Ntabwo waba uri umuntu ngo nk'urushunga ndushyi. Waramutse wahuye na Yesu hari ibintu batakubwiriza. Ndashimira Yesu ko mugiye guhura nawe 2020 tariki ya 3 mugiye gutangira muhuye nawe. Apewe sifa. Haleluya. Zakayo yakoze iki? Yahise amenya icyo gukora.
aravuga umva rero Yesu, namenye ibyo wanga n'ibyo ukunda. Namenye ko wanga umujura, namenye ko wanga umwambuzi, namenye ko wanga umusambanyi, namenye ko wanga ibi n'ibi. Ho kugira ngo ngurekure, ndabirekura ngumane nawe. Iyo wamenye Yesu, ntabwo wakomera akamanya k'umutima ukagukura kuri Yesu, ugumana nawe. Kuko iyo abantu bagiye, Yesu muragumana. Ngo ahita avuga ngo kimwe cya kane ndagiha abakene, ngo ahereza abakene ibyabo abayujuje hamwe. Imana ishimwe. Turagiye, twasomye ijambo ritubwira undi mugabo wa kabiri witwa Barutimayo. Uyu mugabo yavutse yisanga ari impumyi. Uzi ko ari igihe umuntu ari impumyi akadepoza, nawe yadepoza bagahamagara abandi ntibamuhamagara. Uzi ko ari igihe umuntu ari impumyi yakora perime abandi bakazibona we ntayibone. Uzi ko ari igihe umuntu ari impumyi watekera umugabo watetse na neza akakubwira kutazi no guteka. Ariko 2021 ubwo buhumyi bugiye kurangira. Ngo Barutimayo yiyumvamo ko hari umuntu hanyuze umbi hamwe. Iyo hari icyo uhuriye nacyo, Mana yanjye, hari undi muntu wujuje hamwe. Hari umugabo witwa Namani. Biratubwira ngo uyu mugabo witwa Namani yararwaye ibibembe. Ngo ariko igihe bajyaga ku rugamba babohoje agakobwa k'akanyagano kaza guhishurirwa ko sebuja afite ibibembe. Karamubwira kabwira nyirabuja, wowe hamwe mutazi uyu papa uyu agiye muri Isiraheli yakira. Kuko muri Isiraheli Imana ashaka Imana imukora ku maso, azamura ikiganza musengere. Niguse tena, minaomba Baba, uniguse tena, niguse. Zamura ikiganza musengere Imana igukore ku maso. Mana ya Aburahamu, Isaka, Yakobo, Mana yashyizeho iri torero, Mana yahamagaye kandi kamushyiraho amavuta, Mana wahamagaye Kazungu kamushyiraho amavuta akaba bishop, Mana wahamagaye Steven ukemera ko ashyirwaho amavuta nitwa uwo nitwawe, Mana wahamagaye bano bamama, bano bantu bahagaze bose ndabasenga ngo bakore ku maso. N'uwari we wese udukurikiranye wasenze ngo uyu mwaka Imana idukore ku maso, ndagusengeye mu izina rya Yesu, Imana igukore ku maso. Ntuzengere kugenda uri impumyi. Barutimayo Imana yamukoze ku maso, agiye ashaka, agenda uko ashaka, atidashaka. Ndagusengeye iyi tariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere, Imana igukore ku maso mu izina vuga Mwami Yesu. Tariki ya 3 z'ukwa mbere ndagushimiye kumaze ku maso. Guhera uyu munsi ngiye kugenda ndi kureba mu izina rya Yesu. Amen. Komera Imana amashyi. Imana irabikoze. Iyi sare mu izina rya Yesu. Babandi bategereza yuko uri bupfu kindutse, bakibitegereje abona ntacyo ubaye. Ndagira ngo mpanure ijambo rivuga ngo ku bahanuzi ye kwinjira icisha abandi we nikizakwica, bitewe ko Imana yavuganye nawe. Niyo mpamvu ugiye kuguha password ugiye gutangira no ku kwezi. Ndagira ngo mpanure rero, uri tayari? Sawa, reka manuke. Ntabwo ndagukoraho ariko ndaguhagurutse mubwire ibyo Umwuka yambwiye. Shima Imana mutima wanje we, shima Imana wakubatuye, shima Imana uwe rudahe